hanyuma usubiye muri Arizona niho n'umudamu wawe wahoze ari umudamu wawe ahise hakiba urumva bizakorohera kuba wenda hari amakuru runaka watanze. Nabonye muri commentary benshi bavuga ngo ariko muzatubarize ngo mu diaspora ni nako bavugaga ngo kuki ngatazi icyongereza. Ninde ukora akazi nk'ako nkora cyangwa ninde uhembwa nk'ayo mpembwa. Nyuma hari benshi bavuga ngo diaspora babazanwe mu Rwanda reka nkoresha iyi mvugo no kurya abana. Yego Reka ntago natera umukobwa ifi. Ubu gihe ariyo gahunda ufite usubiye muri Amerika ariyo gahunda bifitiye. Si muri Amerika aho uzankunda zanterera ifi. Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merere impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe no utarayikora ni umwanya mwiza nibona ibigano byacu ari byiza. Ndabasuje cyane rero abari mu Rwanda, East Africa ndetse nabo nakibagirwa abantu bari muri diaspora no kuri nanjye ndabakunda nkuko mudahwema kugaragariza urukundo. Ngira ngo rero mbabwire ngo ushaka indirimbo nziza ukunda indirimbo yitwa Nduwiwe, indirimbo ya couple nziza cyane ya Letitsa ndetse umugore witwa Juma batuye muri Canada. Muraza kumva muri background ndetse nzi ko iri bufashe imitima ya benshi kuba yisanga no kuri channel yabo yitwa Letitsa ndetse na Juma, ugakora na subscribe ugasharinga na comment. Abakunzi bacu rero murabona turi kumwe n'umusore wanyu cyangwa se umupapa Isaac, akaba ndetse navuga ngo ari mu rugendo nko mubibona amavalize ndetse n'ibikapu rwo kugenda. Iza bimeze biti? Bimeze neza kabisa. Bimeze neza cyane cyane. Ushimishijwe n'iki? Nshimishijwe ko u Rwanda rwanyakiye neza, nagize umutekano, nkaba nongeye gusubirayo amahoro. Yego. Uyu munsi rero ukaba usubiye muri Arizona kabisa. Ni cyo kintu warukumbuyeyo noneho? Nari nkumbuye kujya ku kazi no gukorera amafaranga. Yego. None ni bihe bihe nkumbuye n'umwana wanjye. N'umwana wawe. Ibi utazibagirwa wagiriye mu Rwanda rero? Byo ntazibagirwa nagiriye mu Rwanda, nabonye famille, mbona inshuti, mbona ba mama, ibyo bose byese nagize ibyishimo cyane. Hari ikintu cyakubangamiye cyangwa se ugiye kikubabaje ni nk'ikihe rero nanone nacyo nyikubazeho? Waciye mu bihe byinshi. Icyambabaje ni comment mbi numvise ariko ntago byambabaje cyane. Ibyinshi ni byashimishije anyway. Byinshi ni byagushimishije. Ubwo muri make reka mvuge ngo namahirwe yo ko ari nukora ikiganiro ibyinshi bikaba ari ibimutuka cyangwa se ibimusesereza. Hanyuma rero uyu munsi ku itariki 20 na singahe usubiye uhari wari umaze igihe kingana gute mu Rwanda? Nayimaze ukwezi n'iminsi 24. Ni hafi amezi abiri. Hanyuma bavugaga ati Amerika basa n'abakwirukanye, wabivugaho iki rero? Ndagire ngo wagiye unabibona muri comment ati kubera imyitwarire mibi, abandi bavuga ibitandukanye. Bavuga ngo banyiritse muri Amerika, se birukana umuntu muri Amerika akagenda na passport. De passport yanjye ngiye. Isaac agiye kwiramburana. Yanjye niyi. Sinzi ko nabo bakwirukana bakakwirukana na pase. Ibyo ni ibigambo urumva. Wenda harimo abashaka ko banyirukana ariko sinzi ko hari ikosa nigeze nkora ku buryo banyirukana muri Amerika. Niho nakuriye, niho navukiye, ndi umunyamerika ndetse bazanyirukana banshyire ko nta bwene igihugu bw'u Rwanda afite. Kereka wenda ninzaza kubusaba. Yego. Hanyuma rero hari byinshi wenda wahuye nabyo mu rugendo uri mu Rwanda ndetse nanavuga ngo byagiye bikubera nk'imbogamizi bigatuma gahunda zari zarakuzanye ndetse reka mpere kuri cyari cyarakuzanye mu Rwanda uraje mu kiruhuko cyangwa se mu zindi gahunda? Undi gahunda yanzanye naje mu kiruhuko kurelaxinga kubera ibibazo byinshi nari mfite bitewe n'ingaruka za jenoside nahuye nazo. Noneho nkahura n'ingaruka nka ziriya byanteye nyine guhamuka ko nagiraga abakansera hariya kubera ibintu byo guhamuka. Ariko noneho mpuye n'ibindi bibazo nyine bya family nyine bituma ngira ihamuka ryinshi. Rero bituma nza mu Rwanda kugira ngo wenda mbe
najya koga cyangwa nkareba inshuti wenda zikangira n'inama. Nagize imana rero turahura nawe nk'uko twiganye ngutekereza ikibazo. Yego. Noneho nawe uramfasha nyine, ari nabyo byatumye urumva mbona famiye yanjye, urumva sinari naje kuyireba ariko nabonye abantu nyine bo muri famiye. Hanyuma haraciye ukwezi n'igice ariko hari ikintu noneho wageze mu Rwanda none kikagutungura. Ni iki kintu uvuga ati narahageze ariko nyuma y'iminsi runaka ntahari ariko iki kintu cyarantunguye? Nta byinshi byantunguye ni ibihuha. Urumva iyo turi muri Amerika ujya kumva ngo mu Rwanda habaye iki, ariko noneho bajyaga bivuga nk'ibibere nkavuga se ibyo bintu bavuga ni ibiki nyine. Ariko njyewe nageze ku itere rero mbwirana n'abantu bari hanze bumva ibihuha ngo mu Rwanda habaye iki, ugasanga nyine baratera comment ikintu batazi. Bazajya babanza bigere mu gihugu barebe nyine ukuntu igihugu kimeze, gifite umutekano, nta muntu nigeze mbona bakubita, ntawe nigeze mbona polisi ihohotera. So nyine urumva ibintu by'ibihuha iyo tuririya tuba twumva ibihuha byinshi, ariko nyine ngewe nigereye hano nta kintu na kimwe nigeze mbona kibi. Urumva iyo wubahirije gahunda za leta amabwiriza numva ko nta kindi wakora. Ni iki kintu rero cyo kurya usubiye muri Arizona ukumbuye mu Rwanda utabona ukavuga ati iki kintu hariya kirahari ko hano nasanze kitameze nk'ikiwacu iriya? Nkumbuye hamburger, cheeseburger. Ibyo mu Rwanda birahaba? Ntago cheeseburger ziba mu Rwanda, haba hamburger nyine imeze ukundi kuntu ariko ntago ari nk'iziwacu. Izo ziba zimeze gute? Iwacu ziba zimeze neza, ziba zifite fresher. Hanyuma hari umukobwa wari warifuje ko azaza kuguherekeza, byaje kugenda biti? Ngo nyandike akambwira ko mwaravuganye ko ntamuzi. Uwakoraga kwandikira ndakeka umuzi ko yambwiye ko mwavuganye. Twaravuganye ariko ntago twigeze tuvuga ku byo kumerekeza, ariko niba ubwo twanamuhamagara akamperekeza nta kibazo. Amasaha yagiye, use wahamagara umuntu ngo itegure ngo uze ngo tugende? Yihangane nyine next time nzamusura, kandi pe ndamusezeranya ko nzamusura. Nzaba ndi kumwe nawe igihe kinini. Yego. Ningaruka. Mbega gatoma keza uzaba muri kumwe, urishobora noneho ko niwe muntu muzaba muri kumwe igihe kinini. Nyine iyo umuntu agukunda nawe nyine umwereka ko umukunda. Hanyuma hari abasanga u Rwanda rutandukanye nuko bahavuga. Ese uteganya gushora imari hano mu Rwanda ukaba wahakorera? Urumva iyo nyine turi hariya urumva baratubwira u Rwanda bimeze gutya, haba ruswa, haba ibibazo byinshi, abayobozi baraguhotera bakakwiba amafaranga, ariko ibyo bintu nyine naje kubaririza nsanga ntibiriho. Rero gushora wenda simfite ibyo gushora, ariko mfite wenda ibyo nshaka gukora byanjye ku giti cyanjye, wenda nko kuba nakubaka amazu y'ubucuruzi noneho nkajya nyakodesha aya ngaya ku muhanda, bubaka utuzu duto duto. Iyo niyo business nabonye wenda ngiye kuzakora mu Rwanda mu minsi iri imbere, Imana nimba nabonye amafaranga. Hanyuma usubiye muri Arizona niho n'umudamu wawe wahoze ari umudamu wawe ahise hakiba, urumva bizakorohera kuba wenda hari amakuru runaka watanze? Rega njye nta bibazo mfitanye n'umudamu wanjye, nta nyine ibyabaye byarabaye kandi gutandukana bibaho. Nta kibazo mfitanye nawe, usibye yuko tunatandukana tutigeze turwana, nta mirwano yigeze ibamo, ntiyigeze ankubita, sinigeze mukubita. Nyine habaye kutumvikana, iyo abantu batumvikanye badahujije ku bintu baratandukana. So rero numva nta bwoba mfite wenda ko atavuga amagambo wenda ntiyabura, ariko ntago njya nkangwa n'amagambo. Ikibi ubundi umunyamerika aravuga ngo talk but don't touch me. Nyine vuga ariko utankozeho. Urakoze tukiri kuri Amerika. Nabonye muri commentary benshi bavuga ngo ariko muzatubarize ngo mu diaspora ni nako bavugaga ngo kuki ngatazi Icyongereza. Ngire ngo warabibonye. Abo bantu bababwira iki rero? Kandi ibyo bavugaga byaranumvikanaga. Nese bashaka kuvuga yuko ntazi Icyongereza barantunze.
Buranze nkubwire kumenya icyongereza Isaac rwose. umva, Eh. kumenya icyongereza si ukujya mu ishuri. Hari umwana uza ejo akabavuga icyongereza. Icyongereza iyo nshaka ndakivuga, iyo ntabishaka ndakivuga. Ko ngenda umuntu ukora mu matora, uzabaza abo bantu bazi icyongereza, se ninde ukora akazi nk'ako nkora, cyangwa ninde uhembwa nk'ayo mpembwa. Bareke icyongereza. Ikibazo wenda si uko ntamenya icyongereza, ahubwo ni uko ngira imyanya myinshi mu kanwa. Yego. Noneho gupronounsia neza icyongereza cyangwa n'ikinyarwanda ugasanga wenda birimo kunanira. Ariko ibintu byose ndabizi, impfa kuba nzi nitunze, yenda nkasaba akazi, nkavugana n'abazungu tukumvikana. Urumva nta muntu njya nsaba ngo nambere umwetapreta. Ninsaba umwetapreta bazavuga ko ntacyo. Numvishe ngo n'umwana we ngavuga shi yari kuvuga, ngavuga hi yari kuvuga shi. She's young. Yeah, nibyo birumvikana. You know, umwana iyo akiri muto ashobora gukoresha shi cyangwa hi. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Yeah. Ndetse n'ibyo yavugaga barabyumvaga. The most thing nuko ese nyuma yo kuva mu Rwanda uzongera urateganya kujya mu rukundo, ibyo byose ntawamenya. Uzongera ushaka umunyarwandakazi cyangwa se bihagaze biti? Ushaka umunyarwanda cyangwa umuspanishi cyangwa umuzungu. Umenya aho Imana ikora. Oya wish yawe nk'umwana w'umuntu noneho. I wish umunyarwanda mwene wacu. Hanyuma hari benshi bavuga ngo diaspora babazanwe mu Rwanda, reka nkoresha iyi mvugo no kurya abana. Ibyo bintu bivugaho iki nka Isaac? Kurya abana babarya gute? Kurya abana bira byo gusambana. None se muri Amerika ho ntibahari? Siho ntiwabagira. Ariko bishobora kuba ariko bamuje mu kiruhuko hari harimo abo bizanya, ariko njyewe ntago ari byo byanzanye. Ndumva ko nta mukobwa uzaza kudekara hano ngo naramuriye. Icyo nzi. Mwarumvikanye se hari ikibazo? Niko mbwira, mwarumvikanye hari ikibazo? Kumvikanye nyine, ubwumvikane ndetse kumvikana urumva ari ukurya abana. Abo si baba n'abana n'abakecuru. Cyangwa nawe yanakurya. Nawe yakurya. Basigaye batwiteretera se. Yego. Ariko ngo njye nabuze umukobwa tuzongera kubana niba uzanterera ivi. Yego. Reka ntago natera umukobwa ivi. Ubu gihe ariyo gahunda ufite usubiye muri Amerika, ariyo gahunda bifitiye. Subiye muri Amerika uzankunda zanterera ivi. Sure. Kabisa. Ariko hari ikindi nibashi, aba diaspora benshi ntago ari bose bafata indege bakabaza mu Rwanda kurambagiza cyangwa se gushaka. Hariya nta bakobwa babayo kukimurinda mwambuka, mbese reka mvuge ngo ibihugu n'agahugu mukaza mu Rwanda. Nuko ariho haba abantu babanyuze cyangwa ndetse benshi experience bajya tuvuga ati turahemukirwa. Nyine nanjye niyo mpamvu kuvuga ngo nkunda umuntu wa hano birakomeye, ariko nahari muri Amerika naho barahemuka. Murahura mugashakana akaguhemukira. Cash sezaye. Ubu se erega ntibazakubike ko abantu bari muri Amerika bose bafite cash. Kuko nabaza ni bake. Yego. Abo baza nabo bakora amanywa na nijoro. Uza akazi hari abakora. Akora ku manywa agakora nijoro nta kuruhuka. Noneho yaza hano akaza ameze nk'umuntu wirase umeze gute, kandi nyine baravunika pe. Especially njyewe ubundi sinshobora gukora ubuzi burenze bubiri. Nivunira iki? Nkora akazi kamwe kama amafaranga menshi. Buri mwaka nza muri Afurika n'umwaka utanzaza. Ariko nkese wakora amadolari 12 ukavuga ngo urakora amafaranga. Nyine barayakorera akajya muri ubu buzima, nacyo wenda twapfuye na madamu wanjye kubera gukora ubuzi bwinshi butatu. Singiye nakoraga kamwe. Urumva? Yego. Rero abantu bahariya usanga nyine ari ibibazo kugira ngo babone amafaranga. Nayo mpamvu kuza biragoye kandi birahera. Hanyuma Aiza,
hari ikindi kibazo mfite ubona kenshi ahanini abakobwa kuki bakunda abantu muri biriya bihugu nanone bo mu Rwanda ugasanga afite nk'abadiaspora 2 3 4 navuga ngo si ikintu gikwiye n'abadiaspora bagira urukundo ariko numva umukobwa agafashe umuntu umwe akaba ariwe babyumva kimwe kugasanga mbese bafite benshi reka mvuge ngo bari ku murongo ubona biterwa n'iki ahanini wenda abakobwa benshi wenda singiye kuvuga ko bose ariko kimwe ariko abakobwa 80% ba hano mu Rwanda ntago akunda umudiaspora kuko amukunze amukunda kugira ngo yamwijyanire hanze ajye muri icyo gihugu kuko abakobwa benshi bumva bishaka kujya Amerika Canada mu Burayi noneho umuntu yaza nubwo yameze gute akamukunda ngo nza kandi biriya bintu ni bibi hari inzira nyinshi bashobora kuza bakatugana tukabereka uburyo banagenda batarinze kubeshya abantu hari inzira nyinshi ushaka kugenda na visa ushobora nshobora kukwemvayitinga nkaguha invitation ukaza ntago rero kugenda ushaka guhemukira umuhungu cyangwa guhemukira umukobwa hariya ari byiza niyo mpamvu usanga nk'umuhungu hano ashatse nk'umugore ufite abana 5 ngo urumva rero nabonye yuko ibyo bakora atari byo yego bagomba kubireka niba Imana yaraguhaye umugisha ukagenda nkatwe twese yego ntago ngiye nigeze nshuka umuntu ngo anjyane najyanywe n'Imana nawe rero nta Imana itagukura tureke kwishyiraho ibintu byo kugira ngo tujye tubeshyanya hanyuma uragiye ni cyo kintu giye kikubabaje ku mutima wawe ukavuga ati nubwo ngiye ariko mu Rwanda iki kintu cyarambabaje cyangwa se uyu muntu yarambabaje n'urugero abo wahuye nabo ngiye nta muntu wambabaje nta n'ikintu cyambabaje pe ko icyo nashimye bwa mbere na mbere aho nabaye nta kibazo nagize abo nahuye nabo nta kibazo nagize no muri rusange no mu gihugu natwaye imodoka nta mupolisi wampohoteye mbega nanyuze ahantu sometime ntambaye agapfukamunwa bakambabarira so numva ko nta kibazo nagize nta kibazo wagize hanyuma se hari inshuti ugiye mu Rwanda byibuze wungutse ko ari nyinshi zabyifuzaga inshuti ni famille yanjye nabonye naho izindi nshuti abo kuri social media ntago nigeze nongera ntago twavuganye cyane ariko inshuti ngize inshuti mfite ubu ni Agasaro TV n'abakozi bayo ubu nizo nshuti zanjye nzajya mbahamagara nkavuga ati inshuti zanjye mumeze gute hanyuma hari ukuntu umuntu rero akunda gutwara ibintu ngo byinaha iriya bitabayo nta kantu se waba upfunyikiye inshuti zawe byibuze ujyanye nta bintu bitaba hari akamitsingi kwirwa ntikoreye mitsingi nta nshuti yawe yagutumye turahari Rusendo nta nshuti yawe yagutumye rikaba yarantumye ariko sinazijyana se kwirwa wikoreye inzoga mu gikapu hafi hanyuma ni ikihe kintu rushyiriye umwana noneho ikintu kiriye umwana akunda kwambara imyenda myiza n'inkweto wabimuguriye kabisa wow sinumva namwibagirwa wakoze cyane aheza tugana ku musozo noneho gira icyo ubwira abantu bose bagukundaga abo mwagiranye ibihe byiza mu Rwanda nukuri nshimiye mbere na mbere ndashimira Agasaro TV nkashimira leta y'u Rwanda iduha umutekano ko nabwo tudafite umutekano bino ntitwabikora yego nkongera ngashimira abankurikiranye ku Gasaro TV yaba batanga comment nziza cyangwa imbi Imana ibagire ibafashe kuko utabashe kureba nta nubwo watanga comment kandi buriya ubwonko bw'umuntu buba bufite ibitekerezo aho bugarukira rero bose ndabashimiye ndumva wenda ari icyo kintu navuga nibyo nyine reka nanjye tukwifuriza urugendo rwiza kandi nugera mu ndege udupepere one day natwe tuzaba turiyo ntawamenya ndabapepera kabisa umva umuntu w'inyuma ngo uzamwemvita ryari ngagusure nzakwemvita ejo ejo muzadusura tu sawa Iza reka ngushimire cyane wakoze cyane sawa Imana ibarinde abakozi ba Gasaro TV
ndabona mwaranakize kandi sinababwiye cyane igihe tujya gufasha wa mukobwa ni ukubera Imana mwana bigiye gukora ibitangaza ntabwo twari bazima ntabwo twari turwaye natwe mbese nigeze mvuga ko murwaye ayizo reka tukurekure nawe ugende ubwo sezera abantu sawa bayi reka nurire indege Imana ibarinde aya ntabwo turagera ku kibuga bibabeshya se nawe ahangaha naho wabagaza kubibona nyine ubapepera sawa Gasaro TV.